karere keza kumeza kwese imihigo ruhando utundi turere igitaramo cy'imihigo. Gahunda y'imihigo imaze kuba inzira nziza yo kugera kuri byinshi kandi vuba. Iyi gahunda imaze kugaragaza ko iyo abantu bashyize hamwe nta kibananira, ari nabwo imihigo yeswa neza. Mu Rwanda igice kinini cy'abaturage kugera kuri 78.7% ni urubyiruko. Muri uyu mwaka 2018-2019 urubyiruko rw'akarere ka Ngoma rwahize imihigo itandukanye. Muri uyu mwaka wa 2018-2019 inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Ngoma yasinyanye imihigo na Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'akarere ka Ngoma n'inama y'igihugu y'urubyiruko. Twasinye imihigo twari twarahize 22. Muri iyo mihigo 22 dufitemo imihigo 4 y'ubukungu, tukagiramo imihigo 7 yo mu mibereho myiza, ndetse tukagiramo n'imihigo 11 yo mu miyoborere myiza. Urubyiruko rwo mu karere ka Ngoma kandi rwakoresheje umuco gakondo wo kwiharika, bityo kwiharika kwabo kubagejeje kuri byinshi. Nyuma yo gushishikarizwa gahunda zo kwiteza imbere mu kwiharika nk'urubyiruko, nahisemo guhinga igihingwa cy'ibinyomoro. Ubwo igihingwa cy'ibinyomoro naragikomeje ndagihinga, mbona kirimo kiranteza imbere. Ubu kano kanya ndimo ndumva nteye imbere nta kibazo, ndimo ndubaka inzu y'amabati 60. Ubu ngubu niyo ndi kuzamura. Byose mo ndabikesha muri kwa gushishikarizwa kwiharika tugahinga cya gihingwa cy'ibinyomoro. Amavuta ntunganya ni umwimerere kuko nta kindi kintu avangiyemo nk'amavuta y'umwihariko atagize izindi ndwara atera, kuko ntekereza muzi ko amavuta yandi bagurisha mu nganda haba hongewemo ibindi bintu biyongerera kuramba kwayo, cyangwa se biyongerera amabara, cyangwa se n'ibindi biyatubura ngo abe yaba menshi. Bityo rero icyo navuga ku bigendanye n'icyo mwakitega nk'umushinga ndimo ntegura, ni ukuvuga ngo haba ari guha abaturage amavuta meza y'umwimerere atera uburwayi, dukorana bahinga ibihwagari, imisaruro yabo bayohereza ku ruganda. Haba hari uburyo buhamye bw'abaturage biteza imbere, nanjye ubwanjye niteza imbere. Mu kwiharika kwanjye nashatse impano indimo, bariyo nshaka gukuza. Nk'uko mubireba mfite ibikorwa bikozwe mu masaro n'ibikorwa bikozwe mu budodo. Mu by'ubudodo harimo amatapi, hakabamo n'amafurari n'ibikapu n'imyenda y'abana. Mu masaro ni ibikapu binini n'amasupla, hakabamo n'udukapu dutoya. Intumbero mfite cyane, mbona abantu bari hanze cyane, nkabona harimo abashomeri benshi. Numva nifuza gufasha abakobwa bacikirije amashuri bitewe n'uko babyaye bakiri bato cyane, nkabagirira akamaro, nkabaha nk'akazi bagakora. Nanjye mu gukora bazanteza imbere, mbone product nyinshi nzijyane mu Rwanda, bidatinze numva nzarengana u Rwanda. Rumwe mu rubyiruko rwitabiriye gahunda ya NEP kora wigire, biga imyuga itandukanye ndetse bahabwa ibikoresho bizabafasha kwihangira imirimo. Kuva bayimpaye rwose narakoze bigenda neza. Nari mfite imashine nabanje kugura iyi, nari mfite iyi ngiyi inyonga, ndongera ngura n'iriya nayo ikoronera. Ubwo nazo babampaye izindi 2, nazo harimo babyroke n'indi tera indumane n'ibipesi. Ubwo maze kubikoresha nabashije kunguka ngura indi mashine nanone, izindi mashine 2 nanone.
ubwo rero urumva yuko ubu ngubu ndi gushaka kongera kwagura umushinga kugira ngo nongeremo ibindi bitambara, ariko nabwo BDF yaratwemereye ko kubera dukora neza nabwo ko bazaduha indi nguzanyo kubera twitwara neza. Amwe mu makoperative y'urubyiruko rw'akarere ka Ngoma uyu mwaka wa 2018-2019 usize abonye ubuzima gatozi. Tumaze gukomeza umushinga wacu tuguramo amatungo. Intego dufite nuko dushaka buri munyamuryango wese kuzatunga itungo mu rugo kuwe. Ubu tuvugana tugezeho naho twabonye ubuzima gatozi, twaremerewe gufata icyangombwa cy'uko twemerewe gukora. Ubwo urumva ko icyo turi gushimira, turashimira leta yabashije kudutera inkunga, cyane cyane nk'akarere kabashije gukomeza kutuba hafi, kagenda katwegera kareba ibibazo dufite, ariko gahitamo kudutera inkunga. Umuganda nka gahunda ya leta yo gukorera igihugu urubyiruko rwo mu karere ka Ngoma narwo rwakoze imiganda yihariye yarwo, aho banaganiraga ubuzima bw'imyororokere, kurwanya ibiyobyabwenge, inda zitateganyijwe, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida n'izindi ndwara z'ibyorezo. Zimwe mu ndangagaciro zitozwa intore harimo kwita ku bafite intege nke kugira ngo badasigara inyuma mu iterambere, akaba ariyo mpamvu urubyiruko rwaremeye abafite ubumuga babaha inka. Nashimiraga urubyiruko rwaduhaye inka, rwaremeye babana n'ubumuga bwo kutabona. Ibyo byose turabikesha Perezida wa Repubulika wabashije kutugezaho ubwo bufasha. Iyi nka izadufasha ikintu kinini cyane, izadufasha kubona ifumbire dushyira ku ngemu, izadufasha kubona amata, tugaha umwana n'amata mbega. Urubyiruko rw'akarere ka Ngoma rufite umwihariko, aho uru rubyiruko rureba ibibazo byugarije umuryango, bityo bagafata ingamba zihamye zo kubihashya biciye mu cyo bita amakarabu zita cyane cyane ku isuku. Tugeze ku banyamuryango 50, twatangiye turi abanyamuryango 30, ariko uyu munsi tumaze kugera ku banyamuryango 50. Uyu munsi ndumva dufite ibikorwa bifatika, nk'igikorwa cyane cyane cyakozwe kubaka ubwiherero buboneye, ubwiherero bwiza. Akarere kabashije kuyishyira muri kano gace, ntabwo kayishyize mu mujyi rwagati, kayishyize muri kano gace bitarebezo, kubera umuvoma y'abantu babaga baturutse ahatandukanye, babaga baturutse za Rusumo, babaga baturutse mu bice bya za Rukira, bose bagahurira ahangaha. Niyo mpamvu akarere katekereje kuyishyira ahangaha kugira ngo bashe gufasha abo baturage batuye aho ngaho banahahurira. Itorero ni ishuri gakondo rivomwamwo indangagaciro z'ubunyarwanda mu rwego rwo kuzaraga igihugu cyacu. Urubyiruko rukeye imbere n'inyuma, hakozwe itorero rikaba ryarabaye umusemburo w'impinduka mu cyanya ryaciwemo ingando ndetse no mu midugudu. Mbere yo gutangira ibikorwa babanje gutata, bareba umwanzi wugarije abaturage muri rusange, wugarije imibereho myiza y'abaturage, babasha kumubona. Harimo umwanda, imirire mibi, amakimbirane, imyumvire mu bikorwa bitandukanye ikiri hasi. Bose ni umwanzi, abo bose ni umwanzi izo ntore zizafatanya mu kurwanya. Twaraje dukorerwa ibikorwa bitandukanye, twubaka uturima tw'igikoni, tubumba amatafari azajya afasha abaturage batishoboye kububakira amazu. Twakoze imihanda, tumaze gukora imihanda irenga 2. Urebye urwo rugero nicyo rutumariye nkatwe urubyiruko tuba tukiva mu mashuri. Hakanguriwe urubyiruko gukora siporo rusange igera no ku rwego rw'umudugudu, nibura inshuro imwe buri kwezi irakorwa kandi yatanze umusaruro ushimishije. Muri uyu mwaka wa 2018-2019 biciye muri gahunda y'imihigo, urubyiruko rw'akarere ka Ngoma rwahize byinshi byiganjemo kwiteza imbere. Umwaka urangiye rugeze kuri byinshi. Iyi mihigo rero y'urubyiruko ntabwo twari buyese ku kigero twifuza tudafatanyije n'abafatanyabikorwa. Abo bafatanyabikorwa rero muri uwo murungu umwe dufatanyiriza hamwe, bagira uruhare kugira ngo kuko twihute mu kwesa imihigo kandi tuyese neza. Muri abo bafatanyabikorwa rero navugamo nk'inzego z'ibanze dufatanya, ndetse hakaba n'urubyiruko bagenzi bacu nabo duhuje ibikorwa. Navugamo nk'urubyiruko rw'abakorerabushake, youth volunteers, urugaga rw'urubyiruko. Abo bose ni inzego z'urubyiruko
nabo bagira uruhare, bafite imihigo isa n'iyacu ku buryo tuyesa dufatanyije. Dufite ikigo cy'urubyiruko cya Ngoma hano, nacyo twagiye dufatanya mu bikorwa bitandukanye, byaba iby'ikigo cy'urubyiruko ndetse n'ibiri muri imihigo yacu y'urubyiruko. Imwe mu ntego z'Abanyarwanda ni uguharanira kwigira, kwiteza imbere no kwihangira imirimo, bityo guhanga imirimo bikaba bumwe mu buryo bwo guteza imbere ubukungu bw'igihugu. ubu tubitsa muri sako, amashanyarazi ubundi mu najya amazi aragezwa mu midugudu.